nongeye kubasuhuza cyane mwebwe mudukurikiye ku channel yacu ya YouTube yitwa nawe Yesu aragushaka, ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibare namwe. Tumaze iminsi rero twiga ingingo zijyanye n'uko umunyabyaha yatsindishirizwa, ingingo zirebanye n'agakiza, biruka na kwiga ingingo ivuga ngo kwatura ibyaha. Uyu munsi rero tugiye kurebera ingingo hamwe, iyi ngingo tugiye kurebera hamwe nayise ibiryo bya Satani. Mbese utekereza ko ibiryo bya Satani ari ibi? Mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge. Nagushimye data, shimye gukomera kwawe no gukiranuka habwa icyubahiro. Ngwino dusobanurire ibi biryo bya Satani ibyo ari byo, kandi uturinde kugira ngo twe kuba imihigo ya Satani cyangwa tube indonke za Satani, ahubwo duhe kuba abana bawe. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kurebera hamwe ibiryo bya Satani. Mbese utekereza ko ibiryo bya Satani ari ibiki? Mbere yuko rero tujya mbere, reka dusome mu itangiriro mu gice cyaho cya 2 umurongo waho wa 7. Haravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Tubonye ko umuntu yaremwe mu mukungugu, kandi koko niko byagenze. Mbese umukungugu uwo muntu yaremyemo ni iki? Turabanza twibaze, umukungugu ni iki? Umukungugu ni iki? Hano Imana yaremye umuntu mu mukungugu. Reka turebe mu itangiriro mu gice cyaho cya 9, mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 19. Mbese avuga ngo iki? Tangira igice cya 3 umurongo wa 19, hari amagambo avuga ngo ututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimwo wakuwe. Uri umukungugu, umukungugu nimo uzasubira. Reka turebe irindi somo rihamya umukungugu, leta dusobanukirwa neza mbese umukungugu ni iki. Reka nanone turebe mu gitabo cyo kubara, mu gice cyaho cya 23 ku murongo waho wa 10. N'iki gitabo cyo kubara mu iki gice cya 23 ni igihe Baraba yari yoherejwe kuvuma ubwoko bw'Uwiteka, cyangwa se yaragiye kuvuma ubwoko bw'Uwiteka. Reka dusome ku murongo wa 10. Ninde ubasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo, cyangwa ninde ubasha kubara igice cya 4 cy'Abisiraheli? Muri make rero tudatinze mu magambo, umukungugu ni umuntu, cyangwa se umukungugu ni abantu. Aha ngaha tubonye ko Imana yaremye umuntu mu mukungugu, yarangiza ikamuhumekeramo umwuka w'ubugingo mu mazuru, maze umuntu akaba ubugingo buzima. Binongeye mu gice cya 3 cy'itangira umurongo wa 19, Adamu na Eva bamaze gucumura, tubonye ko Imana yababwiye ati muzasubira mu mukungugu kuko ariko mwavuye. Naha ngaha Baramu nawe yaravuze ati ninde ubasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo? Kandi tuzi ko Yakobo ari we wahinduriwe izina akitwa Isiraheli. Mbega ninde ubasha kubara ubwoko bw'Abayisiraheli? Ninde ubasha kubara Abanyayisiraheli? Ubwo Abanyayisiraheli, abana ba Yakobo, nibo bitwa Abanyayisiraheli. Cyangwa ninde ubasha kubara umukungugu? Ubu tubonye neza yuko umukungugu ari abantu, umukungugu ni abantu. Muzirikane ko turi kurebera hamwe ingingo ivuga ngo ibiryo bya Satani. Ubwo rero umukungugu ni abantu. Reka turebe nanone ikindi kintu kimwe, dusome mu Byashuwe mu gice cyaho cya 12 umurongo waho wa 9. Tugiye kurebera hamwe mbese ibiryo bya Satani bike. Mu gice cyaho mu Byashuwe mu gice cyaho cya 12 umurongo waho wa 9, hari amagambo avuga ngo 12 umurongo waho wa 9, cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kibayobya abari mu isi bose. Cya kiyoka kiracika. Tubonye ko Satani nawe ubwe ari inzoka. Cya kiyoka kiracika, aricyo umwanzi na Satani. Ubwo inzoka ni Satani. No mu Byashuwe nanone mu gice cya 20 umurongo waho wa 2, umva uko bavuze. Afata cya kiyoka, aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani. Ubu muri make inzoka yo ntabwo ari Satani.
inzoka nawe tubonye ko ari Satani. Inzoka ni Satani rwose. Iyi nzoka bavuga ni ya yindi ya kera. None se ko tubonye ko inzoka ari Satani, inzoka izwi ibiki? Inzoka ibayeho gute? Inzoka ibayeho gute? Mu itangiriro mu gice cya 3 umurongo waho wa 14. Itangira igice cyaho cya 3 umurongo wa 14 wumva. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu n'iminsi yose y'ubugingo bwawe. Tubonye ko inzoka izajya igenda ikuruza umukungugu kandi ngo izajya umukungugu. None se twabonye ko umukungugu ari iki? Umukungugu ni abantu, kandi inzoka nayo ishushanya Satani. Ubwo bivuze ngo Satani azagenda mu bantu, azajya arya abantu. Ubwo abantu ni umuhigo wa Satani. Ni iki twakora? Muri Petero naho mu rwa mbere rwa Petero mu gice cya 5 umurongo waho wa 8 twabonye yuko Petero ababwira ati, mwirinde kuko Satani azerera ameze nk'intare yivuga ashaka uwacoshomera. Ni ukuri, nimureke twirinde cyane kugira ngo tutaba umuhigo wa Satani. Tubonye ko Satani ibiribwa bye ni abantu, kuko Imana akimara gucumura, akimara koshya Eva, nako akimara koshya Adamu na Eva, akimara kubacumuza, Imana yamubwiye ati, guhera ubu ngubu ubaye ikivume, kandi uzajya ukuruza inda mu mukungugu, uzajya urya n'umukungugu. Ubwo azajya agenda mu bantu, ibiribwa bye ni abantu. Nose kugira ngo umuntu ataba ikiribwa cya Satani yakora iki? Reka dusome muri Yohana mu gice cyaho cya mbere. Muri Yohana mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 12 wumva igisabo. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ni babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Icyo dusabwa ni uko dusabwa kuba abana b'Imana, tukizera Yesu Kristo kugira ngo tutaba ibiribwa bya Satani. Nituba abana b'Imana tukizera Yesu Kristo, tukizera izina rye, tuzaba tuba abana b'Imana. Satani ntabwo azaba akiboneye aho adufatira. Noneho mu Befeso naho turebe mu Befeso mu gice cyaho cya 4 umurongo wa 27. Abefeso igice cyaho cya 4 umurongo wa 27 haranditswe ngo, kandi nimubererekere Satani. Ubwo bivuze ngo nitubererekera Satani tukaba abana b'Imana, ntabwo Satani azadufata. No mu Befeso mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 11 hari amagambo avuga ngo, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nshuti zanjye muvandimwe, icyigisho cyacu tukirangirije aha. Ari ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira kuri comment. Nimba wowe uri mushyashya utarakora subscribe, ndakwibutsa ngo ukore subscribe utarabyibagirwa, kandi ukore share ku bantu bose. Kandi n'ukuri aya magambo meza mureke dusengera mu mutima, twihane tumaramaje kugira ngo twe kuba ibiryo bya Satani. Mureke dusenge. Turagushimye Data, wowe ukomeje kutuba hafi kandi ukomeje kuturinda. Ni ukuri cyubahiro n'ikibi cyawe. Ngwino uturinde kuba ibiryo bya Satani, twambare intwaro zawe, tubashe guhagarara tudatsinzwe. Umwuka wawe atuyobore. Bisabye mbyizeye mu izina rya Yesu. Amen.